singufashe ndagufashe akurufu reka nkubwize ukuri sibyo ngiye nakomanza ngakumfungura ndakomanga reba inkonje haje inuza mani nk'izihene wakomanze sinagukingurira nakomanze mani subiramo numve di nzi ko ngiye nakomanze ketse nese nabwenye mfite naba nayobye se ngakomanga ku kindi nerindi hano ndi guhanagura imodoka ya boss warangiza ngo wakomanze sinagukingurira ndabibwira mabuja oya rufasi tujye tuvugishwe rero wagereka kuregana ko umuntu nkawe ufite ubwanwa ureshya gutyo ubwiye gutyo oya icyo nshaka kuvuga sibyo ntago waregana na sirufu wagereka kuregana ko ubwo ushatse kuva rero ngo simbibwire mabuja ndabibwira mabuja kuko ngomba kubimubwira kwa hantu uca usimbuka kandi dufite igipangu ho hari umuryango ntago nakwihanganira ntago nabireka kabisa ndabibwira mabuja rufu wagereka kuregana rwose wewe shiramo imiyaga okay nta kibazo reka mbyoroshye kugira ngo ntakurega ibintu nibide urahitamo nkurege cyangwa uhitemo ibyo ngiye kukubwira ahubwo wenda ibyo ngibyo mbwiye ugomba gukoropa ukoza imodoka icyumweru cyose no gukoropa ugakoropa icyumweru cyose kandi n'ibiryo urya nyine ukajya ubanza ukareka nkarya nkahaga twaba twatetse inyama nkabanza nkarya inyama nkaguhaho gatoya kuyawe bitabaye ibyo ndabivuga turabyumvikana urabyumva cyangwa fata vuba vuba nukuvuga ko ngo witwa Rwema na Fisto ukeka ko bari mu bantu bashimutiye umwana cyane rwose cyane Rwema kubera ko Boaze yabuze n'undi avuga ko yagiye kwa Rwema ntuzongere gusonga igitsina kingana gutyo uko umuntu abona igitsina kingana gutyo leta acika peti okay bano jyana ariko mfite igitekerezo cy'ikindi kintu umuntu yakora atitabaje polisi twakora igishiri nese nimba numvise neza wambwiye ngo uwo mukobwa witwa Debora ngo nawe yaburiwe irengero uri kubyumva ko turamutse tubwiye polisi igatangira iperereza natwe byatugarukaho ariko njye naramwohereje wereka tubikore mu buryo bwacu gusa nibitunanira tuzitabaza inzego zibishinzwe none se papa Boa turakora iki koko ngo umwana wacu agaruke ko nzi neza yuko haramerewe nabi koko cyangwa se tubaye ibyo bifuza none se abo bantu bambwiye ngo Fisto ngo Rwema nta miryango bagira uwo nzi ni Rwema ni ufite nyina nako gashiki ke Debora bavuga kabuze ariko Fisto ni mayibobo yitemberera ntabwo muzi rwose uretse kumubona ahanga haje guteza ibibazo ariko Fisto ntago muzi bose sheri imiryango yabo irashakira iki naho se ubundi Fabiola nyine nakundi ubuzima bw'isi butwerekeza aho bushatse ikindi kandi namaze kubona ko ibibazo by'isi nta hantu wabihungira nyine njye ndashimira Imana ko yamfashije njyewe ikama amahirwe yo kugira inshuti nziza nkawe yo yamfashije mu gihe abandi bose bari barantereranye nta n'umwe ushaka no kunyumva Fabio urabizi twamaranye igihe kinini cyane kandi muri icyo gihe wambereye inshuti nziza rero ntabwo nakwanga kugufasha mfite icyo nagufasha ariko rero ubuzima bwa geto nawe urabuzi muri duke mfite tuzadusangira nituba tudahari nabyo bimenye ko ntaduhari rero ntugire ikibazo ahubwo se disi wa musaza wawe ngubu barimo arabahe
ndashimira Imana nyine kuba njye ntarabaye indaya. Ariko musaza wanjye sinzi ko yaba yaragize amahirwe nk'ayanjye. Wabona yarabaye n'imbobo yirirwa yirukanka ku muhanda. Birababaje disi. Ubu ndabyumva. Ashobora kuba yirirwa yirukanka ku muhanda acenganwa na polisi. Ariko nta kundi no kwihangana kuko ntacyo twabikoraho. Ibyo ni byo umugore wawe se? Ndavuga mushiki wanjye Debora. Ariko se man ibintu uri kuvuga ni ibiki? Man ubundi urashaka iki? Ko ntago byumva. Icyo nshaka kumenya watuje mushiki wanjye Debora. Noneho akasakumira. Man ubundi ibintu uri kuvuga ni ibiki? Man ni ukuri njye ibintu uri kuvuga byancanze pe. Byancanze. Fisto. Icyo nshaka kumenya Debora ari he? Ngo? Rwe ushatse kuvuga ko Debora mutaza ahantu ari? Ushatse kuvuga ko Debora yabuze? Ahubwo soje vuga utarubizi cyangwa utaza ahari? Rwe ushatse kuvuga ko Debora atari kwa mama Boaze akaba atari ni wanyu? Rwe Debora ntwitiye umwana. Nimba ibyo uvuze ari ukuri. Ngomba nanjye kumenya ahantu Debora ari. Ibyo ntago nabyumvisha. Ko ntago za Debora ari. Kuko se ntago ari iwawe. Sinakuza ko atari iwawe. Tugende ngo wishyize amenya ko atari we manze mbimenye neza. Ntago we nakwizera. Tugende. Karabo. Bite? Meze bite se? Nisa. Wagufasha se? Ndisungubu. Ibi ndi gukora ntabwo ari wakabaye bikora ko Debora yagiye ugahita wigiramo nta kintu na kimwe kikureba. Ko nagufasha ntacyo bitwaye. Shamina twoze ibyombo Papa Boaze yaririye. Papa Boaze? Papa Boaze nye. Kara Papa Boaze waba wamubonye? Siko njye naramubonye. Namubonye. Nameze gute? Ni umuntu usanzwe nk'abandi. Urumva ye. Ako we kankubaza. Ubundi ngiye ko mbona witwara nk'umuntu utarize. Ubundi nkabona umeze nk'umuntu wize. Ubundi wigeze wiga. Sinzi wenda icyo ushaka kuvuga. Cyangwa icyo ushaka kwerekezaho gusa. Wenda ushobora kuba ari byo. Gusa ngiye nyine ikintu kimbabaza nuko hari abantu bari bafite amahirwe yo kwiga. Batigeze bayakoresha neza. Wumva iki? Cyatse kubwira njye se cyangwa hari undi uri kubwira? Oya. Wese byawe ndabizi. Ntabwo ariwe nshatse kubwira rwose.
Nese chips muri no minsi uri gukora he? muri iyi minsi nta kazi nari mfite ariko hari deal ndi gukorana n'abatipe ya danje iramutse iciyemo rero naba mfite amafaranga menshi. Reka noneho ni nawe ugiye. Niho ngiye ariko ninkubwira ngo ni deal irimo risike nyinshi urebye nabi n'umutwe wawe hasiga. Nisubwiye deal ni bwoko ki? Fabio urabizi turi inshuti ariko aka kanya nta kintu nawe gutangarizaho. Cyo koze nakubeshye nanjye akazi ariko kose kameza amafaranga nagakora gapfa kuba karibuma amafaranga nta kintu naba nitayeho nagakora. Reka none no kwicuruza uravuze ngo wabikora kandi uri mwiza n'abagabo wababona benshi sha wahita unyiza pe. Oya ako ko wapi kabisa nta nubwo nanabitinyuka wapi. Cyakora ndakuzi ntabwo wabikora ariko sha ubuzima nyine burahinduka. Erega ningwe ntabwo yari izi gufata ako gakano yarigishijwe. Kankureke nigendere bayi rero ndatebuka. Chikwe umugenga sara cyari muzima. Muhereza barya sha. Rwe ibi ntibigutungure mwana. Twe turi muri deal y'amafaranga menshi bro. Ahubwo ufite amahirwe yo kuba watwiyungaho. Amafaranga ibi ntabwo mbyitayeho habe na gato ntabwo mbyitayeho namba. Ubu kinda nshingura kize ndajwe inshinga no gushaka mushiki wanjye amenya ahantu ari cyo nshaka kubu ngubu nayo amafaranga se nibiki umva nkubwire hubwo nshaka mbaye zura mujye ngo ni Boaze aho nyina nashyize mushiki wanjye cyo nshaka kumenya ni kwa mujye ngo Rwema umva Rwema unyumva Boaze urabona nta kintu abiziho bazi nta kintu abiziho kandi urabibona ko atameze neza. Nta kintu yashobora kugusobanurira nta kintu yagusobanura neza. Reba ukuntu nawe ameze. Nta kintu yansobanura Ahubwo Jikwe Chips nagara tubona umuntu kuba wita kuri Boaze. Ntago mbizi man kuko uvuye avanga nagaragaruka. Aja ako ndumvishe nabi nguvuze nde umva Rwe uyu munsi nemeje kukubwiza ukuri kuko ndabizi ko twese umwanzi ari umwe. Mwanzi wacu numwe. Vuze Chips usanzwe uzi. Chips wabakodeshereje inzu akabakorera n'ibindi byinshi bitandukanye. Uriya ari umugambi wacu wo kugira ngo ube watwiyungaho. Ya Ahoze mufite imipango myiza pe. Gusa mbabwire nongeye mbabwire neza sinshobora kuba namwe mwambwama. Mwana we uraho neza Amakuru yanyuze ahora niki mwana wanjye si ubwo nkubwire ngo iki ni mabi ndetse ni mabi cyane. ngo ni mabi. Habaye iki se mama? Mwana wanjye ni birebire injira mu nzu tujye kwicara tuganire. Ngaho mbwira mama Rwe
ngo ni ibiki? se mwana wanjye kugira ngo ndabona aho mbihera. Nyine urebye Debora wa mukobwa wanjye yaburiwe irengero. Noneho nta muhungu babeshyeraga ko yamuteye inda nawe yaburiwe irengero, bose barabuze. Mbese ni ibibazo gusa. None se mama, umuhungu urimo uravuga ni wa wundi ngo ni Boaze? N'uwo ngo yaburiwe irengero, niba barajyanye, niba byaragenze gute simbizi. None na Rwema ejo yavuye ahangaha avuga ngo agiye gushakisha ukuntu yamenya amakuru ya Debora, ariko na n'ubu ntiyari yagaruka. Niba yarabaye amahoro. Tumva ibyanga ari ibibazo gusa. Rero mama, nari nje kureba Rwema ko namusanze, reka mbe ngiye. Ubwo naza igihe ari bugarukire uze kumubwira yuko namushakaga namubuze. Kandi mukomeze kwihangana. Isura umukobwa mwiza warukoze kudusura. Reka nkurenze irembo. Baba abantu banshi muti umwana barampamagaye. Nyine bitabe ushyire loudspeaker nanjye mbumve neza. Bitabe. Aro. Umva mugore, uko igihe kiri kubasiga niko urwana rwanyu rukomeje kumererwa nabi. Rero inama nabagira ni ugukora ibyo tubasaba mu maguru mashyi. Umva abasore, ngiye ndi papa w'uwo mwana mwashimuse. Muri kunyumva neza, ibintu byose muri gusaba ntabwo bishoboka. N'amafaranga muri kwaka ni menshi cyane ntabwo yaboneka. Muri kunyumva, kuba ntarabibwira polisi si ukuba ko mbinaniwe, ariko nuko nshaka ko ibintu bikemuka mu mahoro. Mukampereza umwana wanjye namwe mukagenda. Kandi umwana wanjye agomba kuza ari muzima. Rero nawe ndagira ngo mbabwire ko uko mukomeje gukererwa niko urwana rwanyu rukomeje kumererwa nabi. Nimukomeza kutwima amafaranga dushaka, muzaguramo imva yo gushyinguramo icyana cyanyu, kuko ntimuzigera mukibona kikiri kizima. Daddy, Mami. Umwana wanjye ukuntu ari gutaka. Boaze. Umva mama Boaze, umva ukuntu bimeze. Umva, nari namaze kuvugana n'aba basore twamaze gupangana turi buhurire. Ariko urabizi ikibazo cyo ku kazi. Nasize ntabahaye umurongo bagomba kugenderaho barabakozi bose. Ngomba gusubirayo. Ushatse kuvuga ko ibyo bintu bindutira umwana? Ejo nzarara ngarutse. Wowe icyo ugomba gukora ni kimwe, genda uhure n'abo basore. Mupange buri kintu cyose nk'uko twabivuganye. Njyewe muri nabo? Genda uhure nabo. Ni kunyuguza umwana wacu. Sheri. Bikize. Oya, ibyo bintu birakomeye. Ugomba guhura nabo niko bimeze, biraruhanije ariko ugomba kubikora. Sheri biteye ubwoba ntago nahura n'abariya bana. Biteye ubwoba ariko bigomba gukorwa. Ndabikora tu. Ndabikora nta kundi nabigenda. Ese kara, washingaraje ngo washingaraza wumva iki? Kuki wumviriza ibintu bitakureba? Koropa abandi bakoropa bahagaze bashinze amatwi. Shinguka ngo hawo genda. Sheri, kuki uvugira hejuru buri gihe? Tuvuga neza. Ngi n'ibindi tuvugira. No, uyu ni umuntu nk'abandi bose uramubwira. Nyine ni umuntu nk'abandi ariko ibintu abagomba kumva n'ibyo atakumva. Bose yumvirizaga ibiki? Subuzi yuko ari uri gusiga ahangaha. Please, kuvuga menshi ntago ariko kurangiza ibibazo. Tugende mu nzu.
ariko se jikwe Ego. nta kuntu waba wita kuri uno muginga ngo ni Boaze mu gihe tutarabona umuntu wo kumwitaho kitazava kinadupfana mani. ariko mani Fisto mujya kuma kano kazi mwemuza akazi mu maya kariko bro nagaruka kwita ku muntu twashimuse mani ntibyo kumwitaho byo mushaka undi muntu mwitaho atari njyewe kiguze niba ngombwa ko ndwana byo nzarwana bro. Chipu Rwema mwabonanye se? wapi kabisa mvuye iwabo ariko ntabwo musanzeyo. Rwema kare twari turi kumwe ndetse nanamubwiye ibyacu byose ariko yanze kutwiyungaho. Fisto uraba utigeze ubwira Rwema ko njye nkorana namwe? Byose nabimubwiye. Ulala Fisto urumva nk'ibintu ubukoze? Uziko nari nangiye gukunda Rwema bya nyabyo atari no by'imikino. Chips igihe cyari kuzagera akabimenya. Ahubwo se na n'ubu ntabwo urabona umukobwa wo kuba twitira kuri Boaze. Hoya nawe ndabona. Gusa hari umukobwa turi kubana muri iyi minsi. Kandi nawe akeneye amafaranga. Icyo nazi nuko ashobora kubyemera. Ariko waza tugapfa kumugerageza tukareba. Okay. Jikwe sigara kuri Boaze njye kureba umukobwa. Uyu mundekira mani. Kwesa tufite. Dore haje umugore ndagaswe biravamwo ji. No mugore w'imihanda mani naribe. Cicika ngo se nyine. Aranakangana baraye. Ese muraseka iki? Nimwe mutegereje umugabo rugwiza ngoga? Ya, nitwebwe. Ngerondo mudamu. Kandi mwaduhaye yahindutse se kuko ataje. No, nta cyahindutse. Bibaye ngombwa ko ari ngiye uza. Aho mugiye murahaze? Niyo twaba tutahazi twe twahahumurirwa niko kazi kacu. Kira amafaranga. Aruzuye se. Yuzura se washoje akazi? Iyo na avance andure ahabwa mushoje akazi. Naribi twe turi tayari. We. Garuka hano. Nimbunda. No ufite imbunda. Ibi nibyo bidutunze twebwe. Umva. Mukora akazi mwahawe. Ntimukore kosa na rito. Nta kibazo rwose.